Ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge hamenyekanye inkuru ikomeje gutera impungenge abaturage benshi. Inyuma y'uko Rwanda Investigation Bureau RIB ifashe umugabo wari umaze igihe akoresha amayeri ateye ubwoba agashuka abakobwa abizeza akazi, maze byaje kurangira abashyize mu kaga gakomeye. Amakuru y'iperereza rero agaragaza ko uyu mugabo yakoresheje uburyo bworoshye bwo kugera ku bakobwa benshi, yifashisha groupe ya WhatsApp yitwaga Shaka Umukunzi. Aha niho yahuriraga n'abakobwa benshi bashakaga akazi cyangwa ubufasha mu buzima. Iyo yabonaga umukobwa ugaragaza ko akeneye akazi yahitaga amwandikira mu ibanga, akamwizeza ko hari akazi kamutegereje ishyorongi. Icyizere cyari cyose kugeza ubwo umukobwa yemeraga kujyayo, ariko ibyakurikiragaho niho hatera ubwoba. Uyu mugabo yabashukaga akabaha amafaranga y'urugendo itike, akabatumira guhura, bagerayo aho bajyana mu kazi, aho akazi kari yabajyanaga ahantu hitaruye mu ishyamba, mu gashyamba kari aho yari atuye, aho yabakoragaho ibikorwa by'urugomo, akabatera ubwobo, kabica ndetse akanabambura ibyo bafite byose. Hari abakobwa benshi rero baguye muri uyu mutego, harimo n'utaruzuza n'imyaka y'ubukure. Ibintu byarushijeho gukomera ndetse bikarushaho no gukomeza uburemere bw'iki cyaha. Nubwo bamwe bahohotewe kandi hari n'abagerageje kwirwanaho. Umwe mu bakobwa yagerageje kumucika ariko arakomereka bikomeye. Abandi bashoboye kumucika atarabakoraho. Aba bose bakomokaga mu bice bitandukanye birimo za Kigali, ku Kamonyi ndetse na Bugesera. Ibyaha bikomeye rero akurikiranyweho uyu mugabo, akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, kugerageza ubwicanyi ndetse no gusambanya umwana cyangwa se utaruzuza imyaka y'ubukure. None rero ubutumwa bukomeye kuri RIB, Rwanda Investigation Bureau, yashimiye abaturage batanze amakuru yafashije ku ifatwa rye. Inihanangiriza abandi bose bashobora gutekereza gukora ibyaha nk'ibi ngibi ko batazihanganirwa na gato. None rero iyi nkuru isigiye benshi isomo rikomeye: kwitondera abantu batanga akazi ku mbuga nkoranyambaga, kudahita wizera umuntu mutaziranye ako kanya, guhora ubwira abo mu muryango bawe aho ugiye ndetse n'uwo ugiye guhura nawe. Ngira ngo ibi bibaye mu gihe mu minsi yashize havuzwe undi mugabo witwaga Kazungu, yatumizaga abantu ndetse akabajyana ibiwe bikarangira bishe.